Мобильный, просто мешок. Usanze bamugize n'ishati hari ikibazo n'ukuri ubu
Zana patenda. Mama gari bakuongoza. Vamos, fata pouco desse pacote. Mwachana mbali sana saizi akara. Singine na kwa mambo ya sina ndio. Arudi sikada prabi. Arudi sikada murakara.
kenshi muri iyi afunge ibirahuri shoferi ariko nuko ntarabona nazongera kuriruka hazabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuriruka ukundi mu gihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabana ndukanye n'ibyago nzaba mumbatiwe mu maboko nziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo ubara untwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi Imana we Imana izanagura amarira izavana umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona hazabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuriruka igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabana ndukanye n'ibyago nzaba mumbatiwe mu maboko mubanze mubinjize umukunzi mukiza niratira imbere yawe nitaza kumenya umukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzabona urugo ajya runyereka nurara runyegereye bituma nifuza cyane kugerayo niwo mwandu w'abimana Yerusalemu bituma
hariya hariya Ikurikira se. Mutereke gutya. reba niba turirimbe dusezera ku mubyeyi wacu baririmbyi bakorera Benezeri mwigira hano hafi ya soko y'amaraso yawe nibiyemo ntozwi ibyaha shimaye suku bwayo narababariwe ya soko y'amaraso yawe niriyemo ntozwi ibyaha ndagushimaye suku bwayo narababariwe ibyaha ndagushimaye suku bwayo narababariwe ya soko y'amaraso yawe niriyemo ntozwi ibyaha ndagushimaye suku bwayo narababariwe dutegereje ukuza kwawe yewe Yesu turarindiriye cya gitondo kiza cy'umuzuko intumwa zawe zose uko zingana zamaze kutubwira ngo twitegure hamwe n'ibimenyetso byo kuza kwawe bitwiteguza dutegereje ukuza kwawe yewe Yesu turarindiriye cya gitondo kiza cy'umuzuko intumwa zawe zose uko zingana zamaze kutubwira ngo twitegure hamwe n'ibimenyetso byo kuza kwawe bitwiteguza ibisarurwa bireze Uwiteka agiye guhunika abona bakoze neza bari muri iyi si gutabarwa k'umugeni nguko kurasohoye kandi igihe cy'ubukwe ngiki kirageze ibisarurwa bireze Uwiteka agiye guhunika abona bakoze neza bari muri iyi si gutabarwa k'umugeni nguko kurasohoye kandi igihe cy'ubukwe. twagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ariko ni byiza ko twavuga ngo umuryango wihangane inshuti abavandimwe mwadutabaye mwihangane mu isi niko bimera abaho kuvuka akabaho no kuba mu isi
ariko dufite ibyiringiro by'uko iri ntabwo ari ryo herezo, ntabwo ari ryo herezo. Iyo turi mu isi tuba turi mu rugendo, hari igihe tuba tugomba kugera iwacu. Umusaza wacu rero watuvuyemo yakomeje urugendo agomba kujya aho agomba kujya, natwe turi mu rugendo tugomba kuzatugeza aho tugomba kujya. Ubwo uri hano rero wowe wumva, nagira ngo nkubwire ngo iyi si uyu munsi twongere dutekereze, twibaze icyo turi gukora. Ariko uyu munsi turaguye gutekereza ngo iyi si kugira ngo nzayivemo neza nuko nkora iki? Urupfu se ruduherane, agahinda katwice? Oya, hari ibyiringiro by'uko Yesu yanesheje, yatsinze urupfu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 11. Turasoma uriya murongo wa 25 kugeza 27. Yesu aramubwira ati, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Imana idufashe. Iri ni ijambo ry'Imana ritwereka ubutware bwa Yesu ku rupfu. Abizera Yesu Kristo bafite amahirwe kandi bafite ibyiringiro yuko nubwo baba bapfuye bavuye muri uyu mubiri, ntabwo baba bapfuye, ahubwo baba basinziriye. Ariko umuntu wese wizera Yesu ukiriho, ukiri muri uyu mubiri, ngo ntabwo azapfa iteka. Ni ukuvuga ngo iyo avuye muri uyu mubiri hari ahandi hantu aba agiye. Avuga ngo rero twebwe uyu munsi hari icyo dukwiye gutekereza. Yesu niwe bugingo. Yesu yatsinze urupfu. Yesu afite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Aha ngaha yaragiye kuzura uwitwa Lazaro. Bashiki be bafite ibibazo, bageze agahinda, bavuga bati yarapfuye ndetse arananuka. Ariko Yesu arababwira ati, nijye kuzuka n'ubugingo. Mureke rero twegere, mureke twizere uwo kuzuka, azatuzura. Uwacu nawe azazuka, kandi twese tuzazuka. Kandi nituzuka umuntu wese azahembwa ibikwiriye ibyo yakoze. Iyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twitegure. Ariko icya mbere ni iki ngiki, umuntu wese unyizera, umuntu wese unyizera ukiriho ntabwo azapfa iteka. Uyu mubiri tuzawuvamo, ariko nabwo tuzaba dupfuye, ahubwo tuzaba dusinziriye nk'uko ijambo ry'Imana rigiye gusorezaho ritubwira. Tuzaba dusinziriye kandi tuzakanguka. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye gutya. Abatesalonike ba mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizeye yuko Imana izazana nawe abapfiriye muri we. Murongo wa 16, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka. Natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyana nabo, tuzamurwe mu bicu, dusanganira umwami mu kirere. Nuko tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Icyo tuvuga ni iki ngiki, ijambo ry'Imana ritubwiye ni iki ngiki. Ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nka ba bandi bafite ibyiringiro. Ndabwira bamaze kwizera Yesu, ndabwira mwege mukunda Imana, ndabwira mwege mushaka kuzagira iherezo ryiza. Ni mwebwe mbwira, ntibabara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera ko n'abamwizeye nabo azabazura. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Icyo twumvise nuko tuzamusanganira ku bicu. Uyu munsi rero duherekeza umubyeyi wacu, twibaza iki kibazo: mbese twizeye Yesu Kristo? Mbese dukora iby'Imana ishaka? Kuko abantu nibazuka, umuntu wese azahembwa ibikwiriye ibyo yakoze. Nukora ibyiza uzagira iherezo ryiza. Ariko icya mbere twizere Yesu, kandi nitumwizera nta rupfu
nta gupfa. Ikindi ajya muvuga ngo ntimubabare nka babandi badafite ibyiringiro, kubabara byo ni ngombwa ariko mwihangane kandi Imana ibakomeze kandi Imana ibagirire neza. Imana ishobora byose, turagushimye ko ari we kuzuka n'ubugingo, ukwizera nawe yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese uriho ukwizera ntabwo azapfa iteka. Dusabiye umuntu wese uri hano kugira ngo umugirire neza, mwe kuzirikana no gutekereza uruhande ahagazemo kugira ngo abashe gutunganya iherezo ryiwe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yari umuntu ugira umutima wicisha bugufi, yari umuntu ukunda abantu, yari umuntu wangaga rwaserera yamuzaho, ndari imibereho ye nta makemwa mu buto. Ndibuka ari umusore yaje guhura n'ikibazo ariko ntabwo cyamuciye intege, yaratuje agiheza mu mutima we, ntabwo yagiye kuyagira abahisi n'abagenzi. Ntabwo byaciriye aho, uriya mukecuru arabizi, icyo gihe yari umufiyanse we, yaje kugira ibindi byago bikomeye ndetse bijya bibabaza benshi, bagata n'imitwe bakayagira abahisi n'abagenzi. Yaje gupfusha mwishywa we mu buryo budasobanutse, ariko icyo gihe yabyitwayemo neza, abisohokamo neza, nta muntu n'umwe akomerekeje. Hashize igihe yaje gushakana n'uriya mukecuru, nubwo batari bashakanaga ariko bari baziranye kuko bari baturanye. Ashingirirwa mu itorero ry'Abadivantisite ahantu i Gitovu, niho icyo gihe pasitoro yari ari. Mu buzima bwe rero amaze gushyingirwa yabanye n'abantu, ari abana, ari abakuru, ndetse nta muntu yasubizaga inyuma mu mibereho ye yose. Bari abana twagenda inyuma ye, baba twaragiranye. Hari imikino itatu yakundaga, kandi yakundaga no kwigisha abana babaga bari kumwe. Iyo twaragiranaga inka zaba zibyagiye, yakundaga kutwigisha gutera uruziga, n'ibyo bita gukoma, abakera barabyumva. Uwo mukino yarawukundaga. Agakunda n'undi mukino wo gutera umupira wa karere, abana baba bateranye akababangira umupira akanabakinamo. Iyo mikino yombi rero yatumaga asabana n'abo bangana n'abana. Hari undi mukino yakundaga ndetse arinze asaza akiwukina, umukino w'igisoro. Ahubwo abandi bazereraga bagiye hirya no hino, uwo musaza yazaga mu gisoro cye akabuguza, hari abana bagakinana, haza abakuru, ikipe y'abakuru bagakinana, yaba nta muntu uhari, aho kugira ngo ajye mu tubari cyangwa ajye mu magambo adafite agaciro, akigira mu gisoro cye. Biriya yakinaga wenyine ni ibintu yabyirukanye. Ibyo rero byatumaga ahura n'abantu benshi. Hari ikindi kintu rwose dukwiye kumwigiraho ababyiruka, yiriraga karabare. Ashaje nta muntu uramuhamagara ngo ngwino usubire mu byo yavuze. Uriya mukecuru yambera umuhamya. Iyo abantu bateranaga bagashaka kuzana ibintu bidasobanutse, yarakubwira ngo ngwino twigendere, sinshaka kuzajya mu mazimwe, ndashaje, sinshaka kuzajya mu mazimwe nubwo ndi umusore, ko ibyo ntibyamubayeho. Umuntu wamubeshyera n'uwamubwira ngo nuwavuga ngo yajyaga mu mazimwe cyangwa yajyaga mu oya, buri gihe yaga batuje agakora imirimo ye kandi yagiraga ishyaka ryo gukora. Ikindi cyamurangaga mu buzima bwe, yari umuntu nubwo yarakundaga ibyo bakundaga abantu. Uyu musaza muzi ko abantu bagira gahunda nyinshi,
yajyaga mu murima agiye kwihingira, wagira ikibazo ukamubwira uti mura ngize ikibazo ngwino tujyane, yarabaye ati genda ndaje, isuka akayicira ku rutugu, uriya mukecuru yambeshoza akabihagarika, akaza akajyaho bateguye. Ntabwo ari wa wundi wavuga ngo genda ntabwo wambwiye ejo kuki utabimbwiye, oya ibyo yamubagamo. Ikindi kintu navuze menshi gikomeye, ndetse abashaka bamwigiraho, ni inzaratsi yarazi. Izo nzaratsi ndagiye kuzivuga. N'uyu musaza kuva yarushyingirwa kugeza ejo bundi asinziriye, utari wigera wumva hari abo yahamagaye ngo ngwino mwumve ibyacu. Niba baratonganaga simbizi, nta n'ubu na rimwe nigeze numva uriya mukecuru avuga ngo ni mu ntabara, nta na rimwe nigeze numva ngo muze mwumve ibyacu. Ibyabo babikoraga mu nzu, burya ibyo mu nzu ntawe umenya ibyo ari byo. Ukabona abantu muri iyo myaka bamaze 89 sinigeze numva murama yakuganye n'umugore we. Icyo kintu rero kigirwa n'abaki. Twari duturanye urugo ku rundi kuva yashaka kugeza na n'ubu, nta muntu wigeze ava hirya ngo duture hagati. Iyo amatungo yonaga yarazaga ati nje kugusaba imbabazi, uziko nonesheje. Yari umuntu uca bugufi, wanga ibintu byatuma aserera hirya no hino. Ikindi gikomeye cyatunaniye mu mibereho yanjye, nguriye umufasha we nari ntaramubona na rimwe yasinze. Dore nguriya ni umufasha we, simbivuga ngo bya bindi abantu basigiriza. Yari umugabo unywa inzoga, mwamusangira akavuga ati jye sindenza. Yari umuntu wanywaga akiri mutoya, kuko uyenda gukura hari igihe mwavuga ngo yabihagarikwaga no gukura. Twajyanye nk'ahantu tukanywa, yarabatije ntabwo ndenza aho ariko ndakurinda, kandi koko ntarenza aho yavuze. Imana yaramwihereye umuntu, kandi umuntu bwe Imana yamuhaye yarabukoresheje neza. Ibyo bintu uwo musaza byamubagamo. Igihe kimwe ubona ukuntu yangaga amatiku, uriya mukecuru arabizi amaze kurongorwa, hari umurima yahinze, umuntu araza aravuga ati araza aratera. Abantu batijya kumurega, ndatoya ntabwo murega. Ijambo ribuka yavuze ndirimo, yaba tufite isasemi ntabura aho ayivuga. Umusaza urumva ko ari umusaza wanga ibintu byamujyana mu makimbirane. Imibereho y'umusaza rero wayivuga yaba myinshi. Ibyo muziho ni ibyo, kandi icyo nsaba Imana, twebwe ntabwo tuzi uko yabanaga n'Imana, twizeye ko atapfuye ahubwo asinziriye Imana. Umusaza arakuze. Uyu nyakwigendera yavutse 1932, yashakanye na Uwagirisenga Yudita, yapfuye tariki ya 9 z'ukwa gatatu 2021. Asize abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Asize abuzukuru 32 n'abuzukuruza 9. Murakoze cyane.
umutimurira useka Yesu amakuba yawe uyamubwire buhoro ibikuriza kugira ubwoba mubwire buhoro ibikuriza Reka ntuyarebe. Ngwino nawe. Namubonye? Namubwire bawe. Namubwire nawe bawe. Ngwino nawe umubwire bawe. Namwe ni muzuba. ikiganza cyawe cyiza cyane natwe kandi iyo gahunda yose tuyishyize mu biganza byawe. Umuntu wese wadutabaye umugisha kandi umukozi wawe ugiye kutugezaho ijambo ryawe turasabye ngo umufashe umushyigikire. Iyi gahunda yo gushyingura turayisengeye ngo mwami ubane natwe kandi udushoboze muri byose. Urakoze ko wumvise, fasha bumve ijambo ryawe, fasha abakozi bawe, twebwe twese tugire neza muri iyi gahunda. Urakoze kubyumvise, urakoze kubana natwe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Mwiriwe neza. Dukomeje kubashimira uburyo mwaje kwifatanya n'umuryango wa Murama Eliezer umusezeraho bwa nyuma. Nubwo turi mu bihe bigoye ariko turabashimiye tubikuye ku mutima. Dufite ibyiringiro rero yuko umubyeyi wacu yatashye neza nk'uko ubuhamya bwe dufite bubigaragaza. Muzehe Eliezer nk'uko umuryango wagiye utanga ubuhamya bw'uko yajyaga abana n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe neza. Mbere y'uko dushyingura umubiri we, natwe hari icyo twamuvugaho gitoya mu buryo bujyanye n'uburyo yagerageje gutegura iherezo rye. Nk'uko mubizi kuri uyu musozi muzehe yararwaye kandi arwarana ibyiringiro kuko muzehe yari umukristo kandi yari umukristo mwiza ushimwa n'itorero ryamubyaje ubutumwa bwiza, ari naho yakoreraga umurimo w'Imana. N'ikimenyetso mwabonye ko umushumba w'itorero ari we waje kuyobora uyu muhango wo guherekeza uyu mukozi w'Imana waruhutse muzehe Eliezer. Yararwaye rero, arwara inangaha igihe kiza kugera
n'umuryango abana be n'umuryango muri rusange na mukecuru muzehe bamwohereza i Kigali bamuha transferi abariho aza kwivuriza. Abaganga baragerageza bakora ibyabo amira nk'oroherwamo gakeya, arongera agaruka mu rugo iwe, ari naho yashoreje urugendo ari. Muri ubwo burwayi rero bwo kuza i Kigali, twebwe nibwo twagize amahirwe yo kumenyana na muzehe Muramira Eliyezeri, ko twabanye nawe muri ubwo burwayi, dufata n'umwanya wo kuganira nawe, dusanga ni umukristo mwiza ukuze kandi wari usobanukiwe iby'agakiza, ibyo yari arimo yari abizi. Numvishe umuntu watanze ubuhamya mu ruhande rw'umuryango, yavuze ko ari ingeso nziza mu buzima busanzwe, agerageza kubana n'abantu bose amahoro. Ariko nanjye nkurikije ikiganiro twagiranye muri ubwo burwayi bwe, ntabwo yagaragazaga yuko arwaye, yakwerekaga yuko nta kibazo afite. Yari imico myiza, yagiraga ingeso nziza, akarangwa n'ibyishimo no guseka kandi ababaye. Ni kimwe mu bigaragaza imbuto ya gikristo, kuko umukristo asabwa no kwishima no mu gihe cy'umubabaro. Imana yasabye abantu bayubaha cyangwa bayikunda yuko bahora bishimye iteka ryose. Rero nubwo bigora gutandukana, ariko navuga ngo ni nishimwe, ni icyubahiro guherekeza umuntu ufite ubuhamya bwiza, umuntu washoje urugendo neza. Twaraganiriye nsanga muzehe ni umukristo ukuze, ni umuntu uzi icyo ubugingo buvuze. Kajya ambwira ati genda umukristo rwose nta kibazo, turaganira turabana. Iminsi yose yararwariye i Kigali.